Muhaye ikaze mu kiganiro Isheja na Yambi podcast nyarwanda igamije kubaka urubyiruko yewe n'abanyarwanda bose muri rusange mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere, mu buryo bwose bushoboka, ariko tukarushaho gukura no gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbere na mbere njye nitwa Yambi Fabrice. Mu kiganiro nk'ibisanzwe ndi kumwe na Miss Isheja. Miss Isheja niwe turi kumwe mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza. Niba ushaka gutera imbere, niba wifuza iterambere rirambye, iki kiganiro ni icyawe.